abo n'ubushize yatsinze itandusha ati yatsinze nayeresheje umupira ati ndakurahiye ndayikinisha nyataka ngomba kwitsindirayo ubwo rero nibyo tugiye kwinjira turasifurirwa n'umunyarigeria witwa Bukwasa imbere ya stade afana 35 yaza ko of course tuzuye kuko Benin ntabwo iri mu rugo iri muri Côte d'Ivoire ariko yaza kwifita afana benshi so match komeye ku isa 12 kuri radio Rwanda Kwizigira bonjour grand frère. Bonjour beaucoup, bonjour Lorenzo. Bonjour Logaju. Bonjour. Si comme si à Kigali. Ugenini ni kama nyumbani. Ni kama nyumbani bro. Anyumvise urimo nayumva quantum. Uwo bita ubwo ni nayo wogereza abantu ete bumva kura burumbe ukeba. Oya naterekamo igitego cya Georgia. Umvisijwe. Kwizigira. Terekamo igitego cya Georgia kuko biraza turabyumva urabyutse ese wafashe arrange ya mu gitondo. Agari breakfast. Arrange sindayifata ko ubu ni 2:20. Nibwo nkibyuka. Good ndabyumva mwiza. Abanyarwanda binyuza muri Lorenzo ngo bavugaga bati nubwo tubyumva kwijwe kinaniwe kwa ko mwaraye nyine muri mu bintu byinshi by'akazi bati kugira ngo bizere ko quantum iza kubiturika za kogeza neza n'uyu utashyiramo imbaraga nyinshi shyiramo igitego cya Georgia nushaka kugira ati shenga 2-3 ushyire mu izamu ugira ati go assist ya Kevin oya cyogeze neza kwizigira assist ya Kevin Reka tureba zamukana umupira mutsinzi Anje Jimmy aho ushyira hagati mu kibuga kwa Bizimana Jihad control nziza cyane tanga passe nziza cyane arakwa muri Kevin cenga umwe cenga babiri tanga passe muri profondeur Kwizera Georgia attention mu rwego rw'amayina ryamisha Shirasi mahoro neza ni nko mu mahoro n'ibintu byose wagira ngo wicaye mu gisimenti wagira ngo quantum mu gisimenti rwose hanyuma rero kwizigira ako namwe munkoresheje kari haso kadani ahubwo uyise wumva umeze neza mwijwe byibura cyane kabisa hanyuma mwaramutse gute ni match kick off n'uyu munsi rwose ibintu biza kuba inkuba ziraza kuba zikubita imirabyo yirabya umwuka uramukiye ya Bijango muri Côte d'Ivoire muri iyo hoteli mucumbitsemo umeze gute ya umwuka ni mwiza cyane Ruvuyanga ngira ngo mwamaze kumva ikiganiro n'itangazamakuru cyabaye ku munsi w'ejo umutoza yavuga ko nta kibazo na kimwe kiri muri equipe nta kibazo cy'imvune nta kibazo cy'abakinnyi bafite uburwayi abakinnyi bose yamagaye bose barabonetse baraje wakoze imyitozo igihe gito yakoze iminsi 2 ni Abedi ndetse na Jihad Bizimana kandi birahagije urebye ikintu bita umwuka hano ni mwiza cyane President wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwara Alphonse ntago akunda guherekeza ama equipe ariko ari hano ari kumwe na SG Camarade ari kumwe na komiseri wa finance witwa Jean Marie abona abayobozi bari around bari hafi aho ngaho ya equipe ku munsi w'ejo imyitozo irangiye yakoresheje inama ntoya abakinnyi mu kibuga ababwira ko bafite full support bafite support yose mu buyobozi ndetse ko n'abanyarwanda bahanze amaso abakinnyi ngira ngo ababonye imyitozo ku munsi w'ejo they were all in smile barimo baraseka bishimye bakoze imyitozo y'imbaraga bakoze imyitozo ubona igamije gusatira nabahoze mbivuga mu biganiro byacu byatambutse ariko imyitozo yose yabereye hano ni imyitozo yo gusatira n'umupira turi buze kubona Amavubi akina ashaka igitego kububi nabwiza rwose twabibonye mu myitozo burya abakinnyi umutoza bahagarika amakonsinye gusa nkaho batwereka ishusho y'umukino bazakina mu by'ukuri ni umukino bazakina basatira hanyuma reka tugendane muri camp bimeze gute ni ukuvuga ngo ikipe iri hamwe imyitozo iraba on time imyitozo yagiye iba 10:00
kuva twagera hano imyitozo iba saa 10 ku isaha match iri bubereho. Ikindi ibi bihugu byateye imbere mu kintu cy'ibikorwa remezo bafite ibibuga by'imyitozo by'ubwatsi, ubwatsi bwiza cyane nko muri stade Felix Houphouët-Boigny. So ikindi ni call up uburyo abakinnyi bahamagawe ndetse n'igihe ikipe yagereye hano mu gihugu cya Côte d'Ivoire babonye umwanya uhagije wo kumenyera ikirere, babonye umwanya wo gukora imyitozo, babonye umwanya wo kuruhuka, babonye umwanya wo gukora icing, babonye umwanya wa massage. Nuvuga ngo nta kintu na kimwe ikipe ikenera kitigeze kibaho. Hakaza n'abo bantu nyine bari hafi aho ngaho ya ekipe, ubuyobozi bwa federation babwira buti turahari ku bwanyu. So ndavuga ngo muri mood ibyo mwari mukomojeho mu kanya ngo umutoza yabwiye Gilles Rigani yarakomojeho, nimugoroba nagize amahirwe yo guprofita umuntu bita Manzi Thierry na Bizimana Jihad, tuganiraho gatoya babwira nse abajene muri yumva mute match murayibona mute. Aravuga ati ikipe turayisunika bro. Ndababwira nababwira ngo nimutanga performance nk'iyo mwagaragaje kuri match ya Nigeria i Kigali, ati biraza kuba biryoshye, bishobora kuza kuba muri zita nziza. Manzi Thierry yambwiye ngo turayikuba kabiri uko mwabonye Amavubi akina kuri match ya Nigeria, uyu munsi dufite imbaraga zikubye kabiri. So rero abakinnyi ari staff ari n'abandi bayobozi bari hafi, mu by'ukuri ikipe irashyigikiwe n'abakinnyi barabibona, baravuga bati dufashwe neza. Amakuru ava muri Benin, ubundi Benin ngo isa nkaho rwose ivuga yuko nayo izabonera itike ku Mavubi, kandi natwe tukavuga tuti itike kugira ngo iboneke no kuyibonera kuri Benin. Nuvuga ngo imibare tuba tubara nabo baba bayibara, ndavuga abakunze umupira w'amaguru muri Benin baravuga bati no gutsinda u Rwanda ahangaha tukagira 3, i Kigali tukajya gushaka rimwe. Natwe turavuga ngo byaba bigira tubonye rimwe kuri 15 tukabona 3 bikaba 4. Abakinnyi nabo nuko baba babyumva, baba bavuga bati ahangaha itike niho ruzingiye byumwe ibyo barabizi, ntago batire gushyiramo Nigeria na Zambia. Kugira ngo barabizi cyane Ruvuyanga ndetse na kapitene Bizimana Jihad ku munsi w'ejo twaramajije muri interview nako mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo, ngira ngo yabigarutseho arabyivugira avuga ati turabizi neza ko uyu mukino ariwo kapitale, niwo mukino uduha ishusho yuko bishoboka ko twasubira mu gikombe cya Afrika. Barabizi. Hanyuma ni kubera iki Amavubi afite icyo cyizere cyo kuvuga ko bishoboka ko banatsinda ikipe ya Benin? Umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ntago twabiganiriye, ariko naganiriye n'abandi bantu bari hafi ye, bavuga ko match ya Benin yabatsindiye hano igitego 1-0. Abantu twese twarayirebye, igice cya mbere cy'umukino ntago cyagenze neza ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko icyatumye bavuga bati ntabwo twitwaye neza ni ugutungurwa kwabaye kw'imvune ya Rafael York. Habaye icyo bita remplacement forcé. Rafael York yari afite ibibazo by'imvune, ntibabimenya bamushyira mu kibuga aratonekara, biba ngombwa ko bamusimbuza umutoza atari ko yari yabipanze. Ikindi icyo gihe nyine hari arimo Hakim Sahab, ntago yari afite imbaraga zo gusunika ikipe ya Benin, ifite abakinnyi b'abasore kabisa ubona ko basunika. Aravuga ati rero izo Rubanguka, abantu baribuka Rubanguka, igitego cyaturutse Rubanguka yari muri meforme ziteye ubwoba kuva icyo gihe. Ntekereza ko Rubanguka ubu ngubu atari umukinnyi wapfa kubanza mu kibuga kuri ubu ngubu. Ibyo bintu tuvuze rero, abyo bakinnyi batatu batumye iminota 45 ya mbere itagenda neza, nibyo yahinduye mu gice cya kabiri, maze gukuramo Rubanguka yinjijemo Kazemiro. Habaye guhinduka gukomeye cyane, ikipe ya Benin barayisunika hafi kuyishyura. So rero ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru, Grenet Roll, umutoza w'ikipe ya Benin, yabwiye abanyamakuru ati ntabwo ikipe y'Amavubi twakinnye mwabonye twatsinze ntabwo ari iyi ngiyi. Ati harimo nka elema nkenye zahindutse, harimo abakinnyi bashyashya, harimo n'abakinnyi bamaze kwibona bazamuye urwego bari mu kibuga. Ati rero abantu bataza kubyitiranya bagira ngo aya Mavubi ni ikipe yoroshye. Avuga ati ni ikipe twubaha,
ni ikipe tuzi ko yatugoye mu gice cya kabiri cy'umukino, yabigarutseho ku munsi w'ejo ati umukino twabatsinze igice cya kabiri cy'umukino bari mu kibuga batugaragariza ko bashaka kutwishyura. Ni ikipe rero itoroshye atariko natwe turiteguye, turabizi neza ko iyi mikino ibiri ari capital, niyo mikino izaduha itike y'igikombe cya Afurika. Ngira ngo no muri Benin nabo bavuga ko uyu ari wo mwanya wo kugira ngo ajye mu gikombe cya Afurika. Grand Roll bimunaniye ko atsinda Amavubi ngo ayakureho amanota abashe gukarifiya ikipe, ngira ngo nawe akazi ke kaba kari mu mazi abira mu gihugu cya Benin bamusezerera. 11 bashobora kubanzamo tubapangane nk'umuntu waje gukurikiye imyitozo ya nyuma kuko match uyu munsi wari uri ku kibuga, tugere tubahanaho ibitekerezo. 11 twabapangira muri rusange ukurikije uko imyitozo y'ejo yagenze cyangwa se ukurikije nuko urimo kugenda ukubita icyumvirizo muri staff y'ikipe y'igihugu. Ruvuya reka mborohereze kugira ngo abavandimwe Rugaju ndetse na Lorenzo bafata umwanya wo kugana ku Mavubi. Ngewe ngiye kubabwira ibyo nabonye. 11 bo kuri match ya Nigeria ntihagire umuntu n'umwe ukuramo, nabo ngabo. Okay, takabwa tugaruka mu kanya. Ubwo abanyarwanda agira ubutumwa rero bagendera ku isaha 12 uraza uri kwizigira umeze gute? Ndaza nsa nkaho ndi mushya kubera ko igihe cyose nagiye njya hanze merekeje ikipe y'igihugu nakoreshaga telefone. Abantu bagira ijwi rinini murabizi dusarara vuba. Dusarazwa n'iki? Iyo ushaka kurusha ijwi stade ukorera ku telefone niko kazi kavunanye ka mbere, bituma udatanga byose. Ariko none ubu mfite icyuma. Arya Rugaju yabivuze ngo abantu bazi ubwenge ngo wakoze mayoneze n'iki? Ibintu bitatu bikomeye ku isi byakozwe harimo indege, hakabamo ubwato bwa sumari buno bugendera munsi y'amazi. Munsi y'amazi. Icya gatatu ni mayoneze. Ubwo icya kane ushobora kukigira kwantum. Kongera icya kane umuzungu wakoze kwantum bro. Ubwo bibaye bine. Icya gatanu kiracyashaka ariko mayoneze ifite umwanya wa gatatu ninateganya kuvaho. Urakoze cyane. Twifuriza akazi keza. Abakunzi ba Radio Rwanda baraza kuryoherwa rwose. Twizere ko tubona intsinzi. Abanyarwanda bose bifuriza amahirwe masa Amavubi. Ibyo mbona ni ibimenyetso by'uko rwose Amavubi ahari kandi ari buze gutanga ibyishimo. Urakoze cyane umunsi mwiza, twifuriza akazi keza. Merci. Hanyuma hari akantu dukosora gato kuri mention twakoze ya ikubire roto. Uzi ko bagombaga gutanga ibihembo Nyabugogo, bavuze ko batabitanga Nyabugogo ahubwo abantu baza guhamagarwa kuri televiziyo nk'ibisanzwe. Gahunda y'ibihembo baracyorganiza uburyo nyine bazajya babitangira ahantu guhamagarwa nibisanzwe saa 15. Ariko nivuga ko abantu badahabwa ibihembo abantu babyumve. Ibihembo bijyanye n'undi murabihabwa, wenda ikitari bube ni kuri yaguhura Nyabugogo kubera impamvu wenda z'iki cyorezo n'iki gihari kandi umuntu wese yabyumva guriza abantu hamwe umva ko byari bimeze neza. Icyo rero gikosoke yego. Hanyuma rero amavuta ni Moviti Baby Jelly yisigwa n'abato ndetse n'abakuru kanasangwa hirya no hino muri boutique ndetse na alimentation zitandukanye. Mwisiga rero Moviti Baby Jelly kuko yinda uruhu rwawe. Hanyuma rero reka mbwira abahinzi genda ikihinga ni ikihinga mu bambere maze usarure mu bambere ndetse na smart nkunganire. Si ibyo gusa tubura yakuzaniye imifuka yo guhunikamo imyaka, impompe nziza ndetse n'amatara mato y'umurasire. Akarusho nuko ubaye udafite amafaranga yose ugenda wishyura gake gake nta kibazo. Ubu gahunda rero nuko nguko abahinzi bagomba kubimenya. Hanyuma kwizigira tubwiye byinshi Lorenzo. Dukomoze kuri iyi line up. Dukomoze kuri iyi line up yakinnye na Nigeria Super Eagles. Abantu 11 bakinnye kuri Nigeria mu Rwanda ni Kigali kuri Stade Amahoro. Noneho turebere hamwe ese birashoboka ko hari impinduka yatungurana nyuma. Ntekereza ko ari kintu abantu bakeneye kumenya nona. Kuri match ya Nigeria abantu babyibuke umuzamu niwe wasaga nka man of the match Ntwari Fiacre. Birumvikana ntabwo ngo izamu ryo rihinduka nibisanzwe. Hakaza niyo mugabo Claude kuri gatatu. Ese koko Claude arongera banzemo hari namangwende yenda ufata umwanya ku mwanya. Hari utuntu duto nari ngiyemo gato tujye tuganira umukinnyi ku mukinnyi naho umuzamu n'urucabana. Umuzamu ntahinduka. Hari impamvu Fiacre agomba gufata nabyo abantu barabyibaza. Icyambere umutoza ngo akondera Fiacre umuzamu dufite. Fiacre ni umuzamu uri wahindutse kuva yarerwa na APR akaza gukina amakipe atandukanye mu Rwanda mwagiye mumenya.
Fiacre kuva yasohoka u Rwanda hari ikintu cya mbere cyamujemo, ikintu cyo kubanza kwakira competition iri hejuru. Nk'ubu umuzamu yicaza muri Kaizer Chiefs ni umuzamu ukomeye cyane, ntabwo yicaza umuzamu uraho usanzwe. Byamusabye rero gukora ku kazi ko kumenya gukinisha amaguru, kuko ikipe yacu y'Amavubi umutoza uburyo abisobanura Lorenzo yabujije abakinnyi ikintu cyo kuzajya badegaje imipira, arabyanga pe, aravuga ati barigomba gutangirira muri defense tugasohora umupira tukazamuka, niba iri busoke muri defense urumva ko umuntu wa mbere ufata umupira n'inde ni gardien agomba kwiga gukinisha amaguru. Icya kabiri mwese mwemerera Fiacre azi gukora save, no mu cyotezo namuteye nyuma ya match ya Nigeria uyu muzamu agira ama reflexe meza, ni muremure, afite umubiri ubimwemerera, ari souple, arihuta, agira anticipation, areba situation agasoma umukino. Ikintu cyitwa gusoma umukino ku muzamu ni akazi gakomeye cyane. Sinzi nawe mwibuka umupira yakuyemo kuri match ya Libya, cross bateye arasohoka agongana n'umwataka wa Barayi kubita ibipfunsi, kuriya kugira igihe cyo kuvuga ngo reka mve mu izamu baronyikoreho batari ba menasa cyangwa ngo banyugarize babe bansinda. Ni bimwe mu bintu bigaragaza ko Fiacre mu buryo budasubirwaho umuzamu wa mbere. Nta shidikanwa kuri gatatu hari abanjemo niyo mugabo Claude, ariko icyo gihe ntabwo Mangwende yari yitabiriye call up kubera ko yaraginoze ibya transferiye muri Chypre, ariko kuri inshuro arahari harongera abanzemo Claude Mangwende. Hari challenge imeze gutya kuri couloir. Claude Mache afite nyinshi kurusha Mangwende, twese turabyibuka match za Sekafa, match za Pyramide ndetse n'iza Azam, match ebyiri z'Amavubi yaba iyo muri itwakinnye na Libya ndetse n'iya Nigeria. Ugereranyije ntabwo abuze match nka probably nka 15 akinnye mu gihe cy'amezi 3, birakwereka ko yagize match nyinshi. Mu gihe Mangwende ntabwo arengeje match 3. Umutoza ikintu cya mbere ari kurebaho bijyanye n'umukino dushaka gukina, ubwo niho decision igomba kuva. Uyu musore witwa Claude ni mwiza cyane asatira, kandi dukeneye ngo kwataka ikipe turabigarukaho ya Bene nayo turayivugaho. Ariko icyo umutoza atekereza ni iki, ngo bakomeje kugenda banamuganiriza bungeza yambwira ati na Mangwende waramubonye nawe uramuzi, ni complete player cyane kurusha Claude, kuko nubwo atazamuka cyane ngo aterayo makrosi bikabije, ariko afite imbaraga, ni muremure, kandi turaza guhura na menasi ikomeye cyane y'impande z'ikipe ya Bene. Turaza kubigaruko na Rugango ejo yaravuze bagira wingi ziryana, kuko ni ikipe Lorenzo yizerera ku mipira y'amakross, kuko afite rutayizamu ukomeye cyane, twese turamuzimuniye. Ubwo rero kugira ngo wizere neza ko yakodefandira neza yaba hasi no mu kirere n'imbaraga ze wazizera, hari icyo kintu umutoza gitekereza cyo kuvuga ngo probably barashobora gushyiramo Mangwende, nabyo birashoboka. Kuri kabiri ni bisanzwe Nomborenga Fitina, nta n'umusimboro urebye uri ni umwanya umutoza avuga yuko rwose yanasabye ko bamushakiraho undi mukinnyi mwiza wamucalenjinga, aravuga ngo ni umwanya uri yamagaye Kagege kandi ari muri camp, avuze ngo niwe musimbura wa aracyari mutoya. Nomborenga Fitina uwo ni umwanya ajya avuga ngo uri in red, uri mu ibara ry'umutuku, ntabwo ahizeye security, ntabwo atuje. Nomborenga si uko ari mubi, nuko atagira umusimbura umuha challenge. Aracyari mutoya, Kagege ari mutoya gute? Kagege par experience, no kuba mutoya tuvuga ni par experience, icyo yakofaringa. Afite imyaka ingahe atatubwire, afite imyaka ingahe? Ntago nyizi neza, ariko 20 arayirenza, ariko iyo bavuga ubuto mu mupira bavuga experience, ntago bavuga imyaka. Bavuye muri marine muri aperi imikino, kuko hari ibyo na Bukayo si mukuru, ariko nyine imyaka yamaze kugira ibimuyikize. Hanyuma axe central yashoboye kutinjizwa igitego kuri match ya Nigeria bari imbere ya Boniface na Victor Osimhen na Lukman, ntabwo ihinduka kameme ni Manzi na Mutsinzi Ange. Asanzwe azwiho kuba ari umwe mu bakinnyi bayobora defense neza kurusha abandi mu gihugu cy'u Rwanda, banakubwira ko ariyo qualité burya afite communication. Ni umukinnyi uzi kuganira na defense yose n'umuzamu, akordona icyo gice cyose, ariko n'agatsinda abaye kapiteni wa Rayon, abakapiteni wa APR, ari no mu bakapiteni ba equipe nationale. Amasegonda 5 mwiganemo gatoya cyane, nuvuga Manzi ujye umwigana mu segonda. Manzi ejo bundi yahaye Simba Jibebe amafaranga, ariko yacisha ku nshuti ye yitwa Damuru, azavuga nawe aramuha amafaranga, uko yamubwiye rero yohereza Simba Jibebe amafaranga. Yaravuze ati Simba uranyumva neza? Simba ati ndakumva captain. Umeze neza Simba? Ati meze neza. Idolari warigezeho warivunjishije cyangwa ntirakugeraho? Ate wana ati idolari ryangezeho. Bakuvunje kurangaye Simba?
ati bayamuha amadolari 100 ati bampaye 137,000 ati utwo n'udufaranga dukeya Simba ati nsengera Amavubi atsinde Simba ati njyewe nzaguhereza amadolari 300 nikomeza ati ntabwo nzongera kuguhereza mu manyarwanda Simba tuzajya tubarana mu madolari bamwita Manzitsi yaragira umutima mwiza cyane Gasaza arabayoboye umusore nge mfata nk'umwe ma defenseur beza u Rwanda rwagize ntago mvuze rufite nabo rwagize Mutsinzi Ange ni umuntu impeccable umubiri ukwareshya ubwenge gutuza composure gukinisha amaguru donc ni umudefenseur w'isi ya none ukenewe yujuje ibintu umudefenseur mwiza yagira nta kintu na kimwe atinya n'umwana utavuga amagambo menshi ariko manza arakubwira ngo uburyo yiyangaje mu madiweri nibindi bintu mwabonye Osimhen asimbuye bituranye hasi nka kabiri kandi reba Osimhen ukunakira amahana baserera Rugaje Mediane ubushize mutoza yari yagerageje kuzanamo Casemiro nka numero 6 ariko ari kumwe na kapiteni Jihad na Muhire Kevin ntekereza ko banarahari n'ubu nawe ufite ikibazo cy'imvune bose batangiye saison aho barakina yaba Casemiro ameze neza yaba Muhire Kevin yaba Jihad ntekereza ko Mediane nta kintu kiza guhinduka Casemiro arakina kubera ko Casemiro yarushije twese twarabibonye rubanguka ibyakinaga cyane rwose Casemiro adukinira ikintu gikomeye aduha icyo bita gukina sisi solo akina 6 ari wenyine akaribera kapiteni wacu Jihad ndetse na Muhire Kevin kugira ngo bakine bigira imbere kubera iki kubera ko afite taye ni muremure uyu ni umwana aho yakuriye hano za Kanombe afite mukuru we witwa Valeri bagira gasozi birukagaho bita ngo na gasozi k'amafaranga afite ikintu cyitwa igihaha ntaruha azi gukinisha amaguru yarerewe muri Heroes murabizi ni umwana yarerewe muri Heroes ni kipe ya produce abakinnyi benshi cyane mu myaka ishize muri iri academy yabo ikintu cyambere atagira ni umwana wagira ngo babivuga ngo iki mu cyongereza iyo bavuga Toni Kroos mu maraso ye ngo wagira ngo ni afitemo urubura afite urubura muri mitsi wagira ngo ntihatemba amaraso kuko amaraso ashyuha ugira ubwoba nyine y'amaraso ashyushye ubundi nicyo baba bavuga wagira rero ngo mu mubiri we mu maraso atembamo urubura ntagira ikibazo cyo gukina umupira afunga baro akayitanga neza yaba passe ngufi yaba passe ndende za zindi aroba z'ama transversal akinisha wing yaba ari ukurekipera yaba ari ukwiyangaja muri dueli vraiment dufite nimero 6 umuntu wese yakwishimira match yakoze kuri Nigeria yisubiyemo so umusore wo gutinda mu atake ni impande za Kwizera Georgia na Mugisha Gilbert barafinda ndetse na Nshuti Innocent no bakinye kuri match ya Nigeria babanje mu kibuga umutozo wacu agira icyo avuga ku mpande asubira ku kintu gikomeye cyo ngo wing zanjye zikwiye kuba ari wing zibanza kugira ikintu cyo kuba umukinnyi ashobora kudribura agomba kuba ashobora gucenga no muntu yari yakundiye barafinda kuko acenga akanagira pace umuvuduko uri hejuru bigatuma tempo y'umukino cyangwa se uburyo dukina umukino wacu yita wihuta iyo barigeze kuri barafinda this time Barafina ntago ari muri forme cyane ariko umutoza aracyamufitiye ikizere ari gutekereza ku musore witwa Marvin Kali una musore wo mu ikipe yo mu Busuwisi ya Verdon ashobora kuza kumuha iminota ariko wenda simbuye kuko arashaka kumukorera introduction ariko urabizi ko ni nabwo nabakiva mu mvune ntabwo yari yagira ayo match fitness iri hejuru ashobora kumuha iminota ariko ari ni hurizo kuri Samuel Gelete imikino 7 ekipe ikinnye muri saison yose yabanje mu kibuga Gelete ari no mu bakinnyi bari gutorwa mu mukinnyi mwiza w'ukwezi muri championnat kina mu cyiciro cya kabiri mu bubiri ikibazo gikomeye muri Ral Louvière no mukinnyi ukina nka nimero 10 yambara nimero 8 ku mugongo ya myanya y'abakeve burya nubwo asimbura kenshi ajya ku ruhande ariko muri ekipe yakina ku 10 naramukurikiye cyane dore impamvu ariko ikibazo imibare mibi ye itamuvugira nimero 10 biragoye kubona nta assist nta gitego ntabwo ajya akora ariko n'umubola n'umukinnyi mwiza bro kuko urebe muri championnat cyiciro cya kabiri wawe bari gutora umukinnyi agenda mukurikira nubwo adafite imibare ihambaye ahubwo dore icyo Keva mu rusharo Renzo gituma rwose umutoza atanabitindaho kuri Keva ndanagaruka ku batanga challenge ubu ntago Gereta kirimo cyane ahubwo par contre uyu musore wanyuze muri aperi Aniseti umutoza ngo ari gutekereza nka shwa ya kabiri mu gihe yakuramo Keva kuko Aniseti aramusha n'imbaraga arihuta
kandi mwese muzi ko twavuze ko iyi match approche ni ukwataka n'imbaraga ariko muzi yafashe umupira n'iseti murabyibuka ku bwa diri ukuntu kadribura agacenga kanyorogotora kanyura muri defense ya adversaire gatanga adiri imipira yamuzanaga ku munota wa 70 adversaire amaze kuruha cyane ngo matirite ngo yarazamutse hagiriye hanze umukinnyi ngo wazamuye urwego rw'imiti ariko bose ni iki team captain wa Rayon Sport abarusha muhere Kevin kapiteni wa kujyayo ngo amaze igihe batajyaho kandi ari igihugu gikomeye we rero uburyo akina yizerera cyane ku mipira wo mu kirere Benin ntigikina umupira wo hasi bafite abawinga b'abahanga beza cyane bari umusore yitwa Francesco Tosin ndetse n'umusore yitwa Junior Olaita ni abawinga bakina ahantu heza bakajyana nimero 10 wari wagize Kanok umwe mu bakinnyi beza pe Joder Dosu wambara 10 mwiza umuhanga cyane na Rutayizamu Muniye wari uri muri Brest zishize Lorenzo ubu yagiye mu Budage muri Augsburg ni ikipe ifite ubusatirizi bukomeye abasore barebare b'imbaraga n'ubushize igitego badutsinze ari umupira w'umuterekano rero ahantu u Rwanda rugomba kwitondera ikintu cyitwa corner ikintu cyitwa kufra tubyitondere ikindi abakinnyi bacu bo muri zone z'inyuma ndetse na Casemiro bitegure duel zo mu kirere nyinshi kuko Benin igifa gushyira baro hasi ikindi mwamenya kitatuvugira match eshanu tumaze gukina na Benin ntayo twari twayitse Benin iradushobora cyane ni ikipe tutajya dushobora cyane dufite record mbi umutoza Gernot Roher utoza ikipe y'igihugu ya Benin no mudage yagize amagambo nakurikiye press conference yego akomeye yavuze ngo nitwe kipe yonyine muri ritsinda itemereye kwakira imikino mu rugo yego avuga ngo iyo ari desavantage ikomeye mbi cyane kuri twe ati kuko abandi bose duhanganye bakira imikino yabo mu rugo muri Afrika uzi gukinira mu rugo icyo bisobanuye icyo bashatse kuvuga yavuze ngo ariko hano muri Côte d'Ivoire yavuze ngo mais on commence à se sentir chez nous ici à Abidjan kuko afite abantu benshi diaspora y'abantu benshi dutangiye kwiyumva nk'abari mu rugo hamwe nini kama nyumbani ni message ikomeye cyane badesha abafana barahari yavuze ngo turi mu rugo arabona ko n'umuteguro wabo nka equipe iri à domicile ibintu bimeze neza cyane no kwitondera ikipe y'igihugu ya Benin hanyuma Steve Munier kapiteni nawe yatangaje mu by'ukuri avuga ko bafite ikintu kimeze nk'uburakari rage ibisazi n'inyota ihambaye cyane yo kujya mu gikombe cya Afrika avuga ko uko arimo kwiyumva abakinnyi bose ariko barimo kwiyumva kandi bagomba ko bishoboka byose ngo qualification bakayikora u Rwanda ijambo rimwe 6-6 twirinde kandi twirinde iki kintu kutahira ngo possession ngo twayirushe gukina ariko tugataha dutsinzwe amahirwe masa ku Mavubi ubundi Ruvuyanga dusoreza kwa gatandatu